buriya rero ikintu abantu bataramenya cyangwa se izi ntore za FPR cyangwa se izi nkotanyi zitaramenya, na n'ubu ngubu isaha cyangwa se uyu munsi imyaka 30 gushira, abantu bona vraiment nta kintu bahinduka ku kintu cy'imyumvire, ikintu cyo gutanga ibitekerezo mu bwisanzure nicyo bita amadeba contradictoire, nta ututse undi. Kuko nyewe ahanga ndabikomoreza ku iki gitekerezo cy'uyu musaza bita Rusa. Ibi bintu bya Rusa, hari umuntu bitano ndabona ari umuntu kabisa, uyu mugabo waje hano kuri Twitter, no umuntu ufite izina buryo umuntu wayoboye ikipe ya Rayon Sport, ureba uretse ko wenda abafana ba Rayon Sport benshi babaza kuri batareba nyine ngo bagendere ku myumvire y'umuntu cyangwa se ibintu byinshi baba bireba, abenshi baba baharanira ukuri. Ariko nkurikije izi commentaire ziri aha ngaha, ndabona Rusa rwose harimo benshi ahubwo wanabona banamwishe. Kuko ari nka commentaire ngana nasomye y'uyu muntu hejuru yuko asohoye ibi bintu, intera ubwoba cyane pe, ku buryo ushobora no kumva ejo ngo yiyahuye cyangwa se ngo yamanutse muri etage cyangwa se ngo byagenze gute kabisa. Reka mbabwire ikintu abantu batarasobanukirwa, ibintu ndagira ubundi ibi bintu byaje kubona. Hari ibitekerezo uyu musaza bita Rusa atanga, iki kintu turi buze kukiganiraho neza. Hari n'ibindi turi buze kuganiraho byo hakurya muri Kongo cyane cyane bigendanye n'inama u Rwanda cyangwa se uyu muryango u Rwanda rwahuriyemo n'ibindi bihugu byinshi, tuze kureba ingaruka n'ibiki byose. Abantu bagombye kureba ibibazo igihugu kirimo, aho ruri kuva n'ibyo ruri kwerekezamo. Ibi bintu ari byo navugaga cyane bigendanye nuko umuntu ashobora gutanga igitekerezo, yamara gutanga igitekerezo aho kugira ngo wereke, hari uburyo ushobora kwereka umuntu inzira nziza Cleroma. Iyo uje utukana gutya, uje wafashe umuntu ngo nk'ubu Rusa yahise ahinduka intera hamwe, Rusa yahindutse igipinga, Rusa yahindutse ibiki byose, yahindutse umwanzi w'igihugu, yahindutse ibiki byose. Numva ngo iyo uzanye umuntu ukamushyira muri public gutya, hari uburyo utari kwigisha abantu umuco mwiza, sibyo, wo kugira ngo abantu bashobora kuganira no gukemura ibibazo mu mahoro. Icyo kintu duhora tukigisha. Ukaza ukamushyira muri public, ukamugira umwanda. Icyo cyambere umugize umwanda, ukamugira umwanzi w'igihugu, uba wamaze kumwambura ubumuntu. N'undi muntu uzavuga nkawe wese uba wamaze kumwambura ubumuntu, kandi n'ishusho uba uri kwigisha abanyagihugu bose, kugira ngo umuntu uzagenda mw'uwo mujyo wese azaba ari iki, azaba ari umwanda imbere yabo. Aho ngo nicyo bita rero ya macakubiri watangiye gushyira mu gihugu. Nimurangiza waje avuga nka kure ngo na macakubiri, ngo no kwanga igihugu ni igiki. Ibi bintu rero no kuvuga ngo ibi bintu niba bigize crime, ibyo Rusa yavuze, Dr. Rusa yavuze, niba bigize crime, bigize icyaha, sibyo, hari ibitekerezo, hari bigize icyaha n'ibiki, hari inzego zibishinzwe zigomba kuvuga ziti turagenza icyaha kubera ko cyakozwe mu buryo bumeze gutya na gutya. Kurusha uko wajya muri public ukabwira abantu bose bati dore ishyano, dore umwanzi. Bishatse kuvuga ngo ni uvuze gutyo nuko zibi ngibi wese agomba guhigwa. Ibyo rero ntago uba uri gushyira abanyarwanda cyangwa se abanyagihugu muri mood nziza yo kubana neza mu mahoro no kuringaniza neza uburyo ibitekerezo byabo bigomba kugenda, ahubwo ubutangiye kwahura abanyagihugu, abandi banyagihugu, aricyo bita ya macakubiri mwirwa muvuga ngo kana kago yakoze amacakubiri, yakoze iki ngiki. Nuba rero Rusa niba yarakoze icyaha hariya muri byo yakoze, hari inzego zishinzwe ubugenza cyane biki bagomba kumuhamagara bakagira gutya. Hari n'ubundi buryo noneho gira ngo Rusa uyu nguyu Dr. Rusa ntago umuntu uri ku rwego rwa Dr. Hano nabonye banamututse batuma Dr. utunzwe ngo na za views. Dr. Rusa ni umuntu w'umuhanga twemera, afite yize ibintu bya science politique, yize droit, yize economy, yize agronomy. Ibyo bintu byose biri mu mutwe w'umuntu. Ntekereza ahubwo njye mvuga nti uyu munsi ahubwo ntago yagombye no kuba hari umwanya afite mu gihugu ugendanye n'uburyo azi ibintu by'ubuhinzi, uburyo atekereza igihugu. Hari ibintu tuya dukunda kuvugaho cyane bigendanye n'ubukungu bw'igihugu cyane mu buhinzi. Ni nabyo yampugukiye UN yaje ejo bundi kazi kavuga iti u Rwanda muri kugana hano habi kubera politike mwazanye imeze gutya na gutya. Ibyo nibyo Barusa bavuga bati dore izi engrais chimique n'ibiki byose, uretse kudetruiza ubutaka bw'igihugu no kuzagira ubutayi igihugu, namwe ubwanyu irimira bicire kubangiza. Nk'aba ngaba ba Munyakazi ari byo bakagiye bakavuga bati ibi bintu uko ntibikwiye dushingiye ku ibi ngibi. Turi kubona hari inyigisho ari kwiza za nyigisho za pan-africanism
byo kuvuga ko Afurika yagombye kwigenga, ahubwo barareba kubera ngo rusa ngo yavuze ngo kiriya gice Kongo bavuga ko ari icy'u Rwanda n'ubundi ntago cyari icy'u Rwanda kera, ako ngako bakazamukiraho ngo abantu nk'ama ngabo. Hari uwaje aravuga ngo uzi ko ngo uyu mugabo ngo ari igitangaza, ngo gusa ngo nta minsi mugeneye kubaho kuri iyi si, ariko rwose arakora ibisezera ubuzima bwe. Sibyo? Wabyumvise ngo ari gukora ibisezera ubuzima bwe. Bishatse kuvuga iki? Kuki se wumva ko ibingibi ari gukora mu bitekerezo bye ari ibisezera ubuzima bwe? Ni wowe urabusezera. Aha ngaha bihita byerekwa yuko wa muntu wari utanze cya gitekerezo ari mu maye. Turaza kureba aho iki gitekerezo cyaje guturuka rero aha ngaha. Nicyo rero navugaga, ikintu bita amadeba contradictoire mu buryo bwuyubashye cyangwa se mu buryo bwo kugira bitandukanye no kujya muri public ugafata abantu kuko yatanze igitekerezo ugasanga kinyura. Ubwirwa n'ikisi ari munyakazi uyu nguyu, ntekereza ko ari mutoye ejo bundi, ari rusa nawe mu iyo myaka. Erega ibintu turi kwiga byose, ibintu turi kurakonta uyu munsi cyangwa turi kuvuga uyu munsi bya kera, hari byinshi tutigeze tubona n'amaso tunumva gutya. Sibyo? Hari ibyo twumva mu mateka tutigeze tubona n'amaso tutahagazeho. Si impamya yuko uriya nuza hari Dr. Bihira nawe waje nawe akontraduiza avuga ati twakagombye no kwirefera cyane ku basaza nk'aba Tito Rutarimara. Si impamya ko icyo gihe u Rwanda ruri ku gice cyangwa se icyo gice cya Kongo kiyoborwa n'ubwami bw'u Rwanda, sinzi niba Tito yari ahari. Si impamya ko ari umuntu wari uhari icyo gihe ukiriho ubu ngubu ngo atubwire neza uko ibintu byari bimeze cyangwa uko byabaga bigenze. Ariko si uyu munsi ibintu byarabaye. Niba byarabaye birakomeza bibe conflit prolongé kandi idafite igisubizo uyu munsi. None se igisubizo no guhora abanyagihugu twebwe iwacu turwana? Ese igisubizo nuko u Rwanda ruzahora rurwanya na Kongo? Cyangwa igisubizo ahubwo rusaba bwira mu mayeri n'ubwenge bwinshi ni cya gisubizo cya Afurika yunze ubumwe ivanyemo imipaka. Nibamwe imipaka Afurika ikayoborwa na perezida umwe, izindi wenda ibihugu byose bikagenda biba intara za Afurika. Sibyo? Bikaba bigenda biba amaleta yigenga cyangwa se amaleta runaka. Ibyo ngibyo bizaba bikemuye cya kibazo cya ya mipaka n'ubundi mwari mufite mwahoraga mupfa. Kurusha uko bigoye kuba wagenda ugafata ubutaka bw'ikindi gihugu bwaramaze gucibwa imipaka, niba ari byo bari bagamije kugira ngo wenda babatandukanye. Ahubwo icyo mwagombye guharanira ni ubwenge bwo kugira ngo abanyafurika mwese mutekereze uburyo cy'imipaka cyavaho. Ntekereza ko ufite impungenge ubwo butaka ubwo ushobora no kuzarwana n'imyaka n'imyaniko, ahubwo abantu muhora mupfa ubusa muri kurwanira ngo ubutaka bwaragiye nyine. Nese niba bwaragiye urabugarura? Ubuse imyaka imaze babivuga ko butaragaruka se, ahubwo ko ari abantu mujye mubara ibibazo bihora biba. Nk'ubu Rwanda ibi byabaye muri uyu muryango bari bahuriyemo mu bihugu byo muri Afurika yo hagati. Urebe ikibazo kibayemo. U Rwanda rwari rugiye kujya muri presidence rotative yabo. Sibyo? Cyangwa ni presidence tournante, igihugu kimwe kigenda gifata. Ariko u Rwanda rwagezeho ruhita rugira. Bari nko kuvuga ngo kuko Kongo yavuga ati niba afatiye presidence turavamo, u Rwanda narwo ntitutayifata turavamo. None se kuki Kongo yasigaye mu Rwanda rukavamo? Bishatse kuvuga ko u Rwanda ari rwatsinzwe ni nko kwirukanwamo ko bavuze bati mugende, nko kubirukanamo. None se turi muri Afurika noneho yo hagati. Noneho Prince unanareba aho u Rwanda ruri hagati muri bya bihugu. Ejo bundi Kongo yaravuze ati ntimuzacisha indege yanyu hano kubera ibibazo dufitanye. Uriya muryango nawo umaze iminsi wamagana uvuga u Rwanda mu kuringa muri Kongo. UN imaze iminsi ivuga iti mukemure ibibazo bya Kongo ibiranye. Leta zunze ubumwe za Amerika, za Doha, Qatar, nta ibintu bitageze. Isi yose iraza ireba kuri twebwe. Ariko kukurira ku kantu abanyagihugu mwabaye bamwe, aho mwakumvikanye, ahubwo na n'ubu ngubu muracyatera mukitera ngo kubera ko umuntu atanze igitekerezo mu buryo bwagenze gutya. Ibitekerezo biri imbere birushijeho si uko u Rwanda rwakaswe igipande rukajyana. Ntekereza ko u Rwanda no kwisi atari cyo gihugu gitoya ku isi. Niba cyana cyo hari icyo byenda kungana cyangwa se gute. Sibyo? Baravuga no mu Burayi ngo Ububirigi ni butoya, ariko Ububirigi ni butoya bufite imbaraga nyinshi mu gihugu mu Burayi bwose. Sibyo? Ntibufite imbaraga nyinshi se? Neza kuki ubwo butoya bwacu ngira ngo bubaye solidarite yacu, tukumvikana, tubana bukabana mu mahoro. Amakimbirane cyangwa se umuntu utanze igitekerezo mukareka kwirwa mu mwitiki mumuteza mumushumuriza rubanda.
mwagombye kureba igikwiye. Igitekerezo ndaza kubereka uburyo ushobora gutanga igitekerezo polima, unerekana uburyo kurusha uko waza utukana. Ntabwo gutukana ari umuco, cyangwa se kuza wafasha umuntu wari umuntu ukamuhindura inyamaswa. N'abatekereza nka wowe bwo wahinduye inyamaswa, n'uzatekereza ibinyuranye n'ibyo wowe utekereza cyangwa ubutegetsi butekereza, abo babahinduye inyamaswa. Bishatse kuvuga ngo hari abo mutekereza kimwe, n'abo mva mudatekereza kimwe babagize inyamaswa. Mwebwe kuko muri abantu muzahigiza inyamaswa, nicyo biba bishatse kuvuga. Kandi itegeko nshinga bavuga ko kubaha ibitekerezo by'umuntu, ahubwo hakabaho. Turabigarukaho rero banyarwandakazi, tunanyarukaho turebe ese izi ngaruka zishobora kuba kuri biriya ni iki. Dusenga Imana. Nabonye uyu munyakazi avuga ngo ibyo ari gusaba Imana ngo arayisaba ubwenge, ngo muri iki gihe n'ibiki byose kabisa ibuguhe pe, ibuguhe, kuko ibi bintu byo gufata abantu bakirwa bagira batukana n'ibiki byose ntago ari umuco wa Kinyarwanda. Ufite impungengero z'uyu musaza rusangira ngo ni ibibazo cyane, kandi ubona yiturije. Nejo bundi ubwo sinarinze Rwanda yaravuze ati, hari ikintu yavuze ati ngemba ati buriya ibintu birwa bavuga turabona ko banyuririyeho cyane, bashaka kwerekana ngo ngiye ngo ndwanye, ati mumenye ati 23 yaratubabaje. Kandi yaranabivuze rusahora nabivugana nabivuga ati 23 iriya ati izatsindwa. Aravuga ati 23 nta niyo ndi kureba, ati nyine abaza uburyo yagiye ati do aba bari inyuma y'ibi ngibi. Kubera iki we harakanaje umuntu yavuze mu kiganiro nako yakoze ndi kumva avuga buryo yabaye muri komite ya 23 n'uburyo abantu babo bashwanye n'ibigahita bigira ati n'ubundi bazahora bashwana. Kubera iki ari umuntu uvuga ibyo bintu? Kubera ko ibintu aba yarabivivamo, arabizi neza, azi ibyo bintu origine yabyo, n'abandi ukirwa basama yo mwakumvikanye muri bamushwana. Reka twisengere. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ubaye Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, ubaye no mu iteka ryose, amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, ishaka gikorwe munsi uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura riduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago, amina. Ndakuramutsa Mariya wuje n'umuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha neza, umwana byarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya usaturanya ibyaha n'igihe tuzapfira, amina. Nyagasani Imana yacu, turagushimiye ko waturinze, turagushimiye ko wabanye natwe, turagushimiye ko duhora hafi. Ibyo tuvuze, ibyo twavugaga cyangwa se ibyo turi kuganiraho aka kanya, ni ibiganisha kugira ngo twese twaba umwe, ariko dukeneye kuba umwe muri wowe Nyagasani, tukaba mu buntu bwawe. Ko tutari mu buntu bwawe ni ya makimbirane, ni bya bibazo, ni za nzangano zihoraho. Nyagasani rero Mana ishobora byose, niwe murengezi wacu kandi niwe uturinda iteka. Huza imitima yacu aho kugira ngo ihore itatanye, ahubwo tubane mu mahoro no mu bwumvikane. Bwumvikane bwo mu gihugu iwacu mu Rwanda busakare ibindi bihugu ndetse bugere no ku isi yose, bityo isi yose bimwe biturutse ku rukundo rwawe Nyagasani. Abita abandi bisimba bakibonamwe ko ari abantu kubarusha, ibitekerezo binyuranye, twese Nyagasani uduhe kumvana. Yego dufite ubwenge waduhaye, ariko Nyagasani hari ibigaragara ari abashaka kugira ngo bajye inyuma yabwo, niyo mpamvu bahora babusaba kandi bose duhora tubusaba. Komeza ubane natwe tuvuge kandi bigira icyo bimara, bigira icyo byubaka, byose tuyambajije kwa Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Wowe Imana Data na Mwana Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, wowe no mu iteka ryose, amen. Twarangiza iri sengesho Nyagasani tutakwiretse abantu bari mu nzu z'imbohe babaye, abari mu bitaro, mu buhungiro. Nyagasani tukwereka cyane cyane abari mu ntambara za Kongo hariya hose, mu Burusiya na Ukraine n'ahandi hose ku isi bari mu bibazo bitaboroheje, muri Afurika bose Nyagasani uca inkoni zamba, utabare abarengana bose, ku izina ry'Imana Data na Mwana Mutagatifu, amen. Reka mpere ku comment. Uzi yuko uyu mugabo ari igitangaza, gusa nta minsi mugeneye kubaho ku isi, ariko rwose arakora ibisezerera ubuzima bwe. Ikindi Sadate Munyakazi ubwenge basigaye, arakubwira Sadate Munyakazi nyine niwe kuri tumva aho byaturutse, basigaye rero bakoresha ntubuzi se. Ubu arashaka ko afungwa, bati imfungwa ya politike. Uruzamwica rurimo rumurimo, mureke ahuhuke ku giti cye. Uri kumva? Hari abaje rero baravuga ubundi ngo uyu ngo Dr. Rusa ngo ninjije kuko ngo umurusha amahera, nawe amahera akakugira umunyabwe. Numva ngo hano rero hari abaje bavuga ngo Dr. utunzwe na views. Ndashaka kugira ngo nze turebe koko
ngo dogiteri utunzwe na views, iki kintu turaza kugikomanta aho turebe koko, kugira ngo koko dogiteri aba atunzwe na views. Nawe icyo kintu banze ucyumve, ukaba uri umunyarwanda uri kuza ukishima hejuru ko umuntu ari dogiteri afite ubwo buhanga bwo gukora iki, ngo dogiteri utunzwe na views. Arindwa asa gutungwa na views, ubundi kuki mwamuhaye akazi? Ko afite ubwenge burenze ubwanyu ukurikije ibye. Dogiteri usabwo yagombye kuba yaranazamutse ageze no muri UN, iyo myanya yose yirwa ipiganirwa harimo, hakaba harimo abantu nka bariya bari guharanira. Yagombye kuba ari muri ni African, afite inyigisho ari gutanga. Ese ibyo byaturutse hehe? Byaturutse ku kiganiro Dr. Rusa aherutse gukora, yagikoranye na YouTube channel hano. Hari mu gihe wabonaga ko ari nijoro, wumva ko ari mw'abana bakiri batoya, avuga yuko ati nta bice by'u Rwanda Kongo yigeze itwara, ahubwo Kongo yishubije ibice byasubiye ahabyo. No kuvuga ngo rero ibi byo ni amateka y'u Rwanda agenda yigishwa, ngo u Rwanda ngo ruturuka mu Rwanda, bakavuga bati u Rwanda ngo rwaturutse mu kantu ngo bitaga Gasabo nyine. Ndumva ari ntekereza ko ari Gasabo mu mujyi wa Kigali. Noneho rero uburyo byagiye bigirana, nabibonye hariya ku gihe nabonye bari kuvuga ku kuntu ngo umwami w'u Rwanda nyine yagiye akagira akasingiranwa ngo agashaka gutera umwami wa Nduga. Yaje gutera Induga akabona birimo biri kwanga, kugeza ubwo babashyingiye bakabizera bakashiduka babarangije, ngo umwami we niba ari uwa Nduga ngo akica, ukaba wamushyingiye ukanamwicana n'umukobwa wawe bakagendana ariko ugatwara ubutegetsi. Ubwo Nduga yigaruriye gutyo. Nagiye mbona ukuntu ibyo bintu ukuntu bagiye, nabonye ndazabirasubiramo neza ndeba, ariko bavuga ngo uburyo ngo bagiye bakajya gutera he bakabaha inzira, Nduga ikabaha inzira, bagaruka bacumbitse bakabaha ibyo bintu ariho birangira, kubera ko bari barizeranye, basinye amasezerano yo kutarwana, kutazongera kurwana, umwami w'u Rwanda n'umwami wa Nduga bati ntituzongera kurwana. Barashyingirana, umwe ashyingira undi, ashyingira undi, ariko bagarutse bati babakuraho neza. Ubwo Nduga nubwo kuko u Rwanda rugenda rufata izindi mpugu gutyo. Rusaba rero aravuga ati buriya na hariya Karongi mureba hari ku mwami biti bibisi, ntabwo rero naho hari ubwami bwaho, Icyangugu hari ubwami bwaho, Kongo naho byagendaga gutyo. Noneho rero umwami yateye biriya bice bya Kongo hakurya, aragenda nyine arabifata. Amaze kubifata nyine ababirigi baje baraza nuko nguko yabisobanuraga, hari baraza n'ubundi bakata imipaka. Ntitube ibyo ngibyo yuko niba byarabayeho, icyambere tugomba kumenya ahangaha nicyo ndi kuvuga, uretse ko ibyo ngibyo reka commentaire mbyihoreye. Gusa icyo Rusawe yavugaga cyangwa se yerekanaga nuko ibyo bice n'ubundi u Rwanda rwari rwabiteye rurabifata, sibyo muri kwaguka nyine, ariko rumaze kubifata n'ubundi rurongera rurabinyagwa. Anatanga n'urugero ati voilà, ati na Uganda niko byagenze, ntabwo ibyo ngibyo byari bihari kwa guterana n'ibiki byose. Ni nkuko yakavuze ati u Rwanda rwari rwahatera rurahafata, n'ubundi ababirigi baje, n'ubundi ni nkuko bateye u Rwanda n'ubundi bakabitwara bakoresheje izo mbaraga. Sinzi niba ari byo koko muze kunyibutsa, ariko nibyo tuba dusoma twese, rega ntawe wigeze haba. Bavuga ngo na Cyangugu kiriya gice cya Cyangugu cyangwa cya Bushi nacyo buriya ngo abami cyangwa se niba ari ababirigi niba ari abadage, sinzi bamwe muri abo baje n'ubundi bitaremekwa ku Rwanda, bagafatikanya n'umwami kugira ngo abo bari barigometse babashe kugarukira ubwami bw'u Rwanda nyine banegisaho gutyo kwa. Reka tubaye turebe ese byaturutse he. Nubwo ni response nka Rusawe ahangaha ni igitekerezo twibuke ko, reka turereba ahangaha turaza kushyira commentaire. Baravuga ngo ubundi ngo ntago bitangaje ko umuntu yatungura kuko abantu niba bipe, sinjya ntungurwa n'ububi bwanyu, ariko uyu Dr. Rusa arambabaje. Ni gute umuntu nizeraga yigira injiji kugeza ahangaha? Nuvuga ngo ahise amugira injiji, sibyo? None bwana Dr. Rusa ndagira ngo unsubize ibibazo bitatu gusa. Igice cya Kongo, ariko ndagira ngo namwe abadukurikira mujye muza muri comment polimo buryo tuba turi kwiga amateka, ariko nanone amateka tuba tugomba kugira igisubizo cyayo. Niba amateka yarapfuye kandi tubona nta kuntu wayagaruza,
none ati bwana Dr Rusa ndagira ngo unsubize ibibazo. Igice cya Kongo wavuze cyabaye u Rwanda ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri cyangwa na mbere cyari icy'u Rwanda. Unsobanurire abami b'u Rwanda baguye u Rwanda kugeza hariya. Ni ryari muri Afurika habayeho imipaka ihoraho? Mbere y'iyo mipaka ihoraho byagendaga gute? Kongo yahanzwe nande mu wuhe mwaka? Ngira ngo rero ibibazo ngira ngo ni ibibazo yabajije Polima. Abadukurikira kuri Ganza ngira ngo namwe ibi bibazo mwagira uburyo mubisubiza. Kongo yahanzwe nande mu wuhe mwaka? Ni ryari muri Afurika habayeho imipaka ihoraho? Mbere y'iyo mipaka ihoraho byagendaga gute? Igice cya Kongo wavuze cyabaye u Rwanda ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri cyangwa na mbere cyari cy'u Rwanda. Unsobanurira abami b'u Rwanda baguye u Rwanda kugeza hariya. Noneho rero aravuga ati nsubiza ibi bibazo ndamenya uwo nganira nawe bwana Dogiteri Mugesera nakore Rusa. Ngaho ubanze wumva aha hantu tuhashinga intuza. Reka turaza kuhagaruka. Yavuze ngo bwana Dogiteri Mugesera ngo nako Rusa. Ese koko ni nako? Yanditse ngo bwana Dogiteri, urumva ahise amugeranya na Dogiteri wo Mugesera, sibyo? Dogiteri wo Mugesera noneho ahita yigarura ngo nako Rusa. Ntago ari ukuvuga ngo nako Rusa, ni ukuvuga ibi yagomba kuvuga bwana Dogiteri Rusa iyi Mugesera kuko yaracyandika agomba kuyigira. None aravuga ati rero wa mugabo reka nkucira umugani mu Kinyarwanda, uko igenda yurira igiti cyane niko iba irushaho kwerekana ubusa bwayo. Nawe rero unyeretse ubwambure urakoze ariko muzaba bazima ryari? Inshuti zanjye munkurikiye, uyu mugabo ibyo yavuze ndahamya 90% ko yabikoze azi neza ikinyoma cye, ahubwo urwango n'umutima wa gitindi niwo wamuteye kuvuga amahomvwa ya mangambure nkaya. Ikintu maze kubona niyo bamurunga gute muzakomeza kuba isogo, muri babi pe, sinzi uzabakesha aho azava. Ni bande babi? Ubwo ni nkande Rwanda ashatse kuvuga. Ubutaha nujya kuruka ujye uruka ibyo kwa Putini, ibyo mu bazungu n'ahandi nkaho, ariko please ntuzakinire ku gihugu cyacu n'amateka yacu. Oya pe, kuba rero uri Dogiteri utunzwe na views simbitindaho. Icyo nshaka kuvugaho nuko zagutunga utaroshye abanyarwanda ugoreka amateka y'ubutwari bwacu. Aha rero hari ikintu nshaka kugira ngo ngarukeho wenda gatoya, ngira ngo nawe wenda azakurikira ikiganiro. Tugiye kubanza kubera ku cyo bita débat contradictoire. Ukuvuga ngo ibyo Dr Rusa yaranabisobanuye ejo bundi mu kiganiro cye, ibyo Dr Rusa yashingiyeho, ngira ngo Dr Rusa yaravuze ati dusoma ibitabo byinshi byanditse mu buryo bunyuranye. Wenda nasomye ibitabo mwebwe mutasomye, sibyo? Avuga ko ibyo yabonye, ibyo yasomye si ibyo yihimbiye, si nako ibyo yavuze si ibyo yihimbiye, si ibyo yabayemo kuko ni muto, icyo gihe ntiyarariho, ari n'uyu munyakazi ntiyarariho. Bose bari nukuvuga ngo muri gupfa icyo bita amateka mwese musoma. Buri wese yasomye amateka, kandi amateka ntekereza ko buri wese yandika ibye, buri wese akandika. Kandi iki kibazo cy'u Rwanda na Kongo, natwe abanyarwanda ubwacu ugiye no mwizi commentaire uzasanga tutazabivugaho mu buryo bumwe nkuko Rusa n'uyu nguyu batabivugaho rumwe. Nukuvuga ngo rero ikintu cyari gikwiye ahangaha rwose munyakazi, muri bwa bworoherane bw'abanyarwanda no kubana kw'abanyarwanda, no kudagira no kutazamuka cyane, kuko nanone mbabwiza ukuri, tuvuga hari nk'ikintu cy'ubutabera kireba nk'ibi Rusa yashyize ahangaha, nako ibi munyakazi yashyize ahangaha, abagenza cyaha cyangwa se abantu bashinzwe kureba ibyaha bashobora kubibona mu icyaha ibingibi, bavuga bati tugenze icyaha cyangwa se turebe. Cyangwa Rusa afata icyemezo ati ngiye kurega, ariko si ngombwa ko yanarega ko ubugenza cyaha bushobora gukora ikintu bibwirije. Gufata umuntu watanze igitekerezo ashingiye ku byo yasomye, kuko warabivuga ati nabisomye, hashobora no kuza akavuga ati nabisomye mu gitabo iki n'iki, bitabo ibi n'ibi, sibyo narasomye, ukaza ugahita ufata uyu muntu
ugahita umugereranya na dogiteri wo Mugesera, urumva ufungiye ibyaha wabihamijwe n'inkiko, kandi ikintu kimwe yavuze, hari ijambo rimwe yavuze ndetse bavuga bati iri jambo niryo ryatumye igihugu gishya, igihugu kibamo jenoside irushaho ibintu kwa gutyo nk'ibyo ngibyo. Urumva ugafata noneho ugafata ibi ngibi bavuze none aha ngaha ugahita ubigereranya n'ibyari wo Mugesera. Ibyo ngibyo biba bishatse nko kuvuga ati uyu muntu ufite ibitekerezo nk'ibi, cyangwa se abantu bafite ibitekerezo nk'ibye, cyangwa se abantu batekereza ibinyuranye n'ibyo twebwe dutekereza, ibinyuranye nuko twebwe dushaka gutwara amateka yacu, bashaka gutangaho igitekerezo, kuko we aravuga ati nabisomye gutya kandi ni gutya mbibona. Abo bantu ni abanzi b'igihugu, ni abantu bashaka gusubiza u Rwanda mu bihe byashize. Ni nko kuvuga nyine nta hantu bashobora gusubiza u Rwanda muri jenoside. Ni nko kuvuga ati abo bantu ntabwo byoroshye. Bigahita binakubita na ya commentaire navuze ati ururimo nari ndi kubona hano ku Intore ku iposte, urumurimo ruramwirukanka muriya asa n'uri kumubarira igihe. Uri kubyumva ibyo bintu babiganisha. Aha ngaha rero bihita bizamo gutandukanya abantu, cyangwa se gucamo abantu ibice. Wahise ufata kote yawe, inguni yawe, werekana ko inguni ya Dr. Rusarimbi ishaka gusubiza u Rwanda ahantu habi, ijambo rye rimeze nk'irya Mugesera. Nuvuga rero mu buryo bworoshye cyangwa se bw'ubworoherane mu gutanga ibitekerezo, icyo uyu mugabo yagombaga gukora, Munyakazi yagombaga kuvuga ati bwana cyangwa se Dr. Rusa, cyangwa nawe akaba yanakora n'ikiganiro ati biriya bintu ngewe nkurikije uko ari kubivuga ndabona atari byo, kumukontraduiza n'ibyo ati nge ndabona atari byo, nshingiye ku mateka ya naya, nshingiye si ku mateka ya naya kuko twese nta wari uriho, dufite reference y'ibyo tuvuga turabikura hana. Nge igitabo iki n'iki gisobanura ibi n'ibi, igitabo iki n'iki gisobanura ibi n'ibi, igitabo iki n'iki gisobanura ibi n'ibi, ukabisobanura neza textuellement kurusha abantu bashobora kubyumva neza kurusha uko waza ugahita uvuga uti uyu muntu ndamugereranya n'uyu nguyu wahamijwe ibyaha ibi n'ibi byakozwe. Niho kongera, niho gufata abantu abanyarwanda ukabongera uburakari, kugira ngo niba ufashe umuntu igihugu cyashinje ibyaha kikerekana yuko ibyo yakoze byahekuye u Rwanda byagize gute, ukamugereranya n'umuntu uri gutanga ibitekerezo ubu ngubu, niho kuvuga ati uyu muntu ahubwo mu mwitondera, ahubwo akwiriye no guhigwa n'abamutekereza. Ibi rero ngira ngo si ubu ngubu bikunze kuba. Akenshi iyo utanze igitekerezo kinyuranye n'ibinyuranye n'umurongo wa leta, cyangwa se n'ibyo intore zitumva, hari n'igihe ziba zitanasobanukiwe n'ibyo washatse kuvuga, zita zikugurukana zikerekana ko uri umwanzi w'igihugu, ahubwo ukwiriye guhigwa, ukwiriye kurimbuka. Aha rero nibwo buryo bwiza mwagombaga gusubizamo uyu Dr. Rusa, ukamubwereka nawe reference zawe, bityo za deba zikaba zihereye aho ngaho. Hari aho muzagera byanze bikunze mukumvikana, wamutumiza uti duhure mu kiganiro mpaka, wamutumiza uti duhure aha ngaha, ariko kurusha uko wakangurira abantu kwanga umuntu kubera kubona ko ari igisimba ari gushaka koreka u Rwanda. Ako ngako ni akambere Polima numvaga byaba byiza. Naho ibi bintu wagiye umubaza, ngira ngo abakurikira ukuri ganza nabo bakagombye gusubiza bino bice bitatu, kugira ngo burya twoko kwiga no abantu babiga twese bikurikije ukuntu umuntu yasomye. Nukuvuga ngo igice cya Kongo ni ibibazo yabaje, ngo igice cya Kongo wavuze cyabaye u Rwanda ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri, cyangwa na mbere cyari icy'u Rwanda. Unsobanurire abami b'u Rwanda baguye u Rwanda kugeza ryari. Nicyavuga ni ryari muri Afurika habayeho imipaka ihoraho. Mbere y'iyo mipaka ihora byagendaga gute? Kongo yahanzwe nande mu wuhe mwaka? Ibyo ni ibibazo bitatu yabajije. Mu by'ukuri rero ntago byatugwa nabi, nta wakwirahira ngo byamugwa nabi. U Rwanda rwiyongereye kuko rwashaka rukaba n'isi yose, rukaba na Afurika yose, cyangwa Afurika yose ukavuga ngo ni u Rwanda. Ariko d'abord isi yose ibaye u Rwanda, cyangwa se u Rwanda n'ibyo bice bikaza ashaka na Kongo bakayomeka ku Rwanda, cyangwa n'Ubugande n'Uburundi n'ibiki byose bikitwa u Rwanda. Ntekereza ko ntago umunyarwanda uriho ubu ngubu cyangwa se uri mu gihugu yakumva ko ari ibintu bibi, ahubwo icyo yareba kuba ibihugu u Rwanda rwakwaguka rukangana gutyo, rukangana n'isi yose,
icyo umuntu yareba d'abord byakungura iki, byagufasha iki, wabyungukiramo iki nk'umunyarwanda. Buri wese afite arareba ati hari icyo nakungukiramo. None muri bya bindi twakungukiramo angana niho tugaruka ukavuga utese mu Rwanda rutoya tubanyemo, twegeranye twese tubanyemo, tubanze turebe tubanye dute, turi kurwungukiramo iki, tubanye gute twebwe ubwacu, duharirana ijambo mu buryo bumeze gute. Nacyo burya nacyo kintu tuba tugomba kukirebaho. Turaharanira ko u Rwanda rwaguka rukaba rwagera iyo ngiyo. Urwo turimo rutoye umunsi bihagaze bite? Reka rero two kwagukana, gutukana, kwagukana, kutumvana no guhangana. Numva rero ko iki kibazo kigendanye n'ibi ngibi ari ikibazo nibaho ko ubonaho ko ari ikibazo cyateje ibibazo cyane birengeje. Ntabwo wafata umuntu ngo ujye kumwahura abantu, kumwereke ko ashaka kumara abanyarwanda cyangwa se ariko avuze ijambo rishaka kurimbura abanyarwanda. Ahubwo wakagombye kureba uburyo uganira nawe ndetse bya bindi wavuze. Ni ukuvuga ngo harimo abantu benshi batabibonyemo ko ari bibi, batarabyumva, ahubwo bashobora kumva ko ari bibi kubera ko wowe werekanye ko ari bibi. Ahubwo wowe mwajya hariya mukaganira, mwamara kuganira muri deba, ukamwereka imirongo yawe n'ibitabo wagiye usoma, isi yose itibona ati Intore Munyakazi atsinze Dr. Rusa kubera ko yasomye byinshi cyangwa se ibingibi nuko nguko. Nuva rero hari aho yavuze ati Dr. utunzwe na views, Dr. utunzwe na views. Mu by'ukuri reka mbabwire, ntago kubera ko uvuga ngo ufite amamiliyari ngo warazamutse wagize amamiliyari, ntago ari igihe cyo kuvuga ngo nukuza gupinga umuntu n'ibitekerezo bye n'ubumenyi bwe. Nubwo yaba yaravuze biriya ukaba ari byo apinga, ariko hari byinshi wemera kuri we wenda. Keretse ngiye mbona umuntu urwanya rusa, ni umuntu udashaka ko Afurika ishyira hamwe, ni umuntu ushaka ko wenda abazungu bakoroniza Afurika uko bishakiye, bayangiza uko bishakiye kwa gutyo. Kuko Rusa niwe murongo arimo, Rusa umurongo we ubona ko nta mupaka afite. No mu bintu bya Kongo rwose ari mu bantu bagiye bavuga ati mu 23 iyi ngiyi ntayo muzabona, izatsindwa ntayo muzabona. Yego hari abatarabyishimiye kubera ko babona bumvaho ko yatsinda, ariko ko umuntu yavuze ko izatsindwa avuga ati n'ikimenyetso nge nayibayemo tibarandabazi ibyo babagamije ndabizi. Nuvuga ko yabaye bisu bitewe n'ibyo n'uburyo yabanyemo nabo, cyangwa se n'uburyo ibyaba bizi cyangwa se yabibona. Nuvuga rero mu by'ukuri hari nk'ibintu ajya yigisha cyane, ukabona arigisha ku bintu bigendanye n'ubuhinzi, akerekana uburyo ubutaka bw'igihugu buri gupfa. Icyiza cye rero nuko anatanga n'umuti, akavuga ati dukeneye kwikorera amafumbire yacu, kandi ibyo bintu natwe duhora tubivugaho. Kugura ifumbire bitandukanye n'uburyo uyikorera. We wifitiye uruganda iwawe, ariko no kuvuga ngo iyo umuturage atikoreye ifumbire ishobora kuba yaturutse ku nka, ifumbire ishobora kuba yaturutse ku matungo runaka, ifumbire ishobora kuba yaturutse ku bishingwe byinshi wegeranyije, cyangwa se ibyatsi wagiye utema ugashyira mu ngarano ukavangamo n'ibindi ukikorera ifumbire. Wowe wikoreye uruganda, ntawe uzajya kubigura nawe iki. Aho ngaho umusaruro wawe nuza uzaza mu by'ukuri ugera ku banyagihugu. Nibimara kugera ku banyagihugu ntago bizabageraho bibahenze, nk'uko uzafata amafaranga yawe muri wa musaruro wawe ukajya kugura ifumbire muri Ukraine, ukajya kugura ifumbire hirya no hino abanyamahanga baje kunguka ko bashobora kuza banakubye n'inshuro nyinshi. Ariko we umusaruro, icyo tuba dukeneye rero cyane ni production agricole cyane mu gihugu, kugira ngo na za kampani zanyu z'ubwubatsi, za kampani zanyu zishinzwe gukora amasuku mu mujyi wa Kigali n'ibiki byose, abo bose babikoramo ari uko bariye. Nubahemba nawe ntekereza ko nawe wabyungukiramo, kubera ko amafaranga uzabahemba nibagera ku ntuza, nibagera ku isoko bazagura wa musaruro uturutse ku buhinzi utabahenze cyane. Ariko nibajya ku isoko bagasanga nta kiriho kubera depense nyinshi zagiye mu buhinzi, ngaho amafumbire, ngaho ibiki, kurwana n'ubutaka ngo bugire barumbije kubera bwa butaka bwapfuye, none byongereho tuzikubitaho na za ndwara zizaturuka muri ya mafumbire mvaro. Ibi ni by'abayigisha.
aba yigisha uburyo imipaka yagombye, ni nacyo gisubizo ubu ngubu. Imipaka yakaswe n'Ababiligi, imipaka yakaswe n'Ababiligi ikemezwa na UN kugira ngo izongere ikatuka. Ubu ngubu ntekereza ko bigoye, bizakatuka biturutse mu ntambara abantu wenda barashize, kandi nabyo ntabwo bizi ikibazo kizakemuka. Ubu se Sudani y'Amajyepfo n'iya ruguru ko byatandukanye, ubu ntibigenga. Ubu se muri Sudani abantu bapfa bangana iki? Ubu se ibibazo bihari bingana bite? Byigeze bikemuka ko batandukanye? Ahari binameze nk'uko bari banameze mbere. Ntekereza ko rero nubwo Kongo icyo gice koko cyakwigenga, cyati n'ubyo bibazo nabyo hari igihe bitazashira, kubera ko ikibazo si umuntu, ahubwo ikibazo ni abateza ibyo bibazo kugira ngo bigende bite. Bitewe n'iki? Intambara ziba, tugomba gukora etide y'intambara ziba ku isi. Ziba kubera iki? Abateza intambara baba bagamije iki? Zikorwa n'iki? Intambara zikorwa n'amasasu, zikorwa n'amabombe. Hari afite objective yuko wumva ko abantu bashira ku isi. Hari afite objective yuko inganda zabona amafaranga, izo nganda zabo nizicura amasasu ntimuyarwanishe ngo mwicane. Icyo mukeneye rero si uko mugomba guhangana ngo ibintu byagenze gutya. Deba nziza nyayo ni ugutanga umuti, ukamubwira uti ibyo wavuze cyakora ndabona wibeshyeho mu buryo bwiza, mbona bye gutya na gutya na gutya, mukabidebataho. Ibyo yaba yakoze uko byaba bimeze nk'ibyo Mugesera yakoze, none ntabwo uhita wigira umugenzacyaha n'umushinjacyaha. Hari ribu, hari ntuza ahangaha kwaba ari ukurengera, ndetse ahubwo bishobora kuba ari byo bishobora gukurura ikintu gikomeye cyane mu Banyarwanda kurusha icyo wowe waba uri gutekereza mu by'ukuri. Nibyo rero ngiye muri make ngiye nitangiraga igitekerezo, ariko nkurikije izi commentaire ndi kubona ahangaha z'Intore, ntekereza ko akenshi burya nk'uyu Munyakazi yashyizeho poste, burya uje ukontraduiza nka poste ye, ahanini agomba kujonjora abantu bamukurikira ku buryo azasigarana ba bantu ku buryo bagendana mu bitekerezo. Uje ukakontraduiza akabona ko wamuhamije, yagukuramo kugira ngo abantu benshi barushaho kugira icengezamatwara. Ntabwo icengezamatwara ryiza rero ari iriza ritukana, agomba kuba gutanga ibitekerezo mu bwisanzure no mu bwubahane kurusha uko waza, kandi nibyo ngo bigeze mu Rwanda. Ibi ntekereza ko ari undi muntu bivuze wenda atari kotego gouvernemental, agafata umuntu akamugereranya n'ikindi kintu, byaba ibindi kamugereranya n'ikindi kintu, byaba ibindi. Umuntu araza akagutuka uko yishakiye. Ubu se ba Jean Paul Nkundineza bafungiye iki? Bafungiye iki? Ntekereza ko ibyo Jean Paul Nkundineza afungiye, sinzi niba bifite kuko we sinzi niba bifite wenda, kuko byose ni ukuvuga ngo natake contre kwa, ni ukuba yaratatse umuntu runaka. Ariko nkabona ibintu biremereye cyane nanone ari ibyo ushobora gufata umuntu ukamugerera, ukavuga ngo uyu kodorere wo Mugesera mushya. Noneho abantu bahita bagaruka muri histoire, wonere wo Mugesera. Ari naho handi uzajya ubona Mwizerwa aravuga ati politike y'ubuhinzi yakagombye gukorwa gutya, ibi ngibi biratuma abantu bakena, abantu bari gusenyerwa mu buryo bumeze gutya, byahagombye kugenda gutya no gutanga umuti. Wawo nanone hari Intore izaza gusimbukana ati dore ibi ngibi uri kurwanya gahunda za leta. Gahunda za leta zihora ari ikintu gihora gihindagurika. Kubera iki gihindagurika? Nuko nubundi zigize gutari gihe bareba bakavuga batahana uko byaba bitari byo, kuko gahunda ziriho ubu ngubu sizo zari ziriho kera, zihora zihinduka. Hari igihe bareba ati ibintu birakorwa gutya kubera ko byagenze gutya. None se ubu gahunda ziri guhinduka gusenyera abantu, ntabwo hariho leta icyo gihe. Nese umujyi bari gushaka kuvugururwa ubu ngubu kubera kuko wubatse atari ko wari warateganyijwe na leta mbere. Zihora zihinduka, bishatse kuvuga ngo ntabwo ibintu bihora rero ari parfait. Na leta ro kunengwa biremewe mu gihe yakoze amakosa. Se leta ninde? Ni umuturage rego uri kwinenga ku byo yakoze. Wikwiyumvira ko leta ari umuntu w'igitangaza, ari umuntu w'igiki urumbaraje hariya. Leta ni wowe, ni njyewe, nundi, ahubwo twese buryo ndi kuvuga ni ibintu byagombye kugira gutya. Tuba turi gushyira hamwe bya bitekerezo byacu kugira ngo turebeho ko iyo leta irubakira ku bitekerezo bimeze bite. Hari amasomo yandi mutegereje? Hari ikindi? Icyo numvaga FPR kwiriye gukangurira intore zayo, si ugutukana cyangwa se gukangurira intore zayo kwanjama abantu, sibyo? Cyangwa gufata abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa babona ibintu kundi bakagira gute, bakabafata nk'inyamaswa cyangwa se ibicibwa
cyangwa babageranya nk'abantu bavuga ko bakoze ibyaha cyangwa bakoze ibyaha, cyaba nagira ahubwo ikintu cyaba cyiza, hari inzego ziba zigomba kuraza iti ibi byakozwe bikoze icyaha, hari iz'ubujyanama, hari n'amadeba contradictoire, mukajya impaka. Ntekereza ko mu mpaka rero sinangombwa ko izo nzego nazo zinaza mu byaha biterwa no kwigaravite cyangwa se uburemere bw'ibyo bintu. Imana ibarinde n'umwizero wa Silva, perezida PS imbere kuri Kigali mu Rwanda. Ikiganiro nakagaruka, mugira ibihe byiza, ciao ciao, turabakunda, bye.